ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Amateka yarankuze bambaza ngo ari kubundi ukora iki? Ndi umunama. Amavuta akandagira amateka, nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenye. Amavuta akuraho amateka twanyuzemo. Ndafashijwe we! Amavuta akandagira amateka. Afite amavuta bamukoraho bakanyerera, ibintu byose biranyerera. Mavuta wihangane, hari ibyo umuntu aba yibuka. Amavuta akandagira amateka yo kwasonanyo, kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka. Ayo ni amavuta atsikamira amateka. Yesu. Yesu. Katika jina la Yesu. Hey, Simon, murira w'Imana gusa. Bashimeshe kumara imbaraga z'Yesu, imbaraga z'Imana. Mu izina rya Yesu. Umuriro. Jesus. Umuriro. Umuriro. Jesus. Umuriro. Katika jina la Yesu. Fesaya bata. Rekosa someni. Izina rya Yesu. This time in you. Katika jina la Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana, urabohotse mu izina rya Yesu. Urabohotse mu izina rya Yesu. Be santos koselema releva ala santike bon. Haryo wanyeretse jewe se. Ukuboko ntabwo gukora. Kuburyo. Nabonaga bizirikanye ngewe. Nabonaga bizirikanye bitukarambura gutya. Sinkuzi ntunzi. Ariko Imana irakuzi gutwa nkuzi. Hari umuntu wakobarije umutima. Nanuba cyakobarije umutima. Ariko Imana irambwengera gushumbushisha. Kozi w'Imana uri umwari w'u Rwanda, Imana iravuze ngo ubu ngubu kiva data aragushumbushisha. Hari ntawe. Ndabeshye cyangwa simbeshye? Hano hari Imana cyangwa ntabwo ihari? Rakotuta mandesai. Ibi byose birangire mu izina rya Yesu. Amen. Kurwara n'inshuti zawe tugiye kubigenza gute? Hari icyo nkubeshyeye? Ni imanza zingahe? Harundi rurengaho? Ko mudakomye mu mashi? Shira ya mikrofone iravuga humura. Ya mikrofone ukoresha izunga n'isi yose. Shiraho mikrofone ndaguha niyi zibe ebyiri. Hari aho mbeshe ngo natwe imbere y'iteraniro. Naho. Imanza zingahe? Ebyiri. Ikindi yego utyo. Wicaye bigenze gute? Sura mikrofone yawe hazibutse, sibyo? Hanyuma rero reka twigirire gutya. Urumva mu mutwe bimeze bite? Wajya kunibagirwa ariko ndibagirwaga nkayoberwa. Uzongera kwibagirwa iteka ryose. Amen. 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 Ntabwo uzongera
kwibagirwa iki? ndibagirwaga ibintu byose nkabona sinzi ukuntu bimeze, mbese ibyo ku isi mbonaga nta gahunda bifite. uyu munsi gahunda zirabigize. Amena. nawe ugiye kugira gahunda ariko. Haleluya. Guma hamwe dusoza igikorwa. Hano hari Imana ra? Mbega amavuta ari hano we. amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Amahoro y'Imana, umugambi w'Imana, gukora kw'Imana n'imbaraga z'Imana, ubutware bw'Imana no kurengera kw'Imana ishobora byose bigume hafi yawe kandi bishobora kurinda no gukomezwa no gutabarwa. Ahangaho uri ni kumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka, warangiza ugahindura n'ubw'abandi. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Rero ni ngombwa cyane ko ibintu bisobanukirwa mu buryo bukomeye, aho turi gusobanura inzozi. Ngira ngo mu kiganiro cya mu gitondo wabonye inzozi zisobanura igitanda se cyangwa uburiri aho umuntu arara, birumvikana. Tusobanura ukuntu ari inzozi nziza cyane, bisobanura kuruhuka, kugubwa neza, kugira amahoro. Ibyo ngira ngo wamaze kubitahura kandi wabyumvise. Rero dusengana Imana, babwire ngo Data aguhe umugisha uyu munsi, wumve ijambo Imana yampaye ndetse nguhishiye kugira ngo uryumve kandi ribe rikuri bugufi. Data wa twese aguhe umugisha. Ndabashuje mwese rero aho muherereye, abanyumva bucece, abakora comment, bampamagara, abatuza, abasharinga, abakora ibintu byose. Imana ibaha umugisha. Cyonzi cyo Data wa twese arabakunda kandi ntazabarika, ntazabahana. Muraza kwihangana kuko aho mperereye ntibikunda gufata amashusho, ariko ingenzi no kumva ikiganiro kandi ukacyumva mu buryo bwiza. Nabyo nta mpamvu, uratega amatwi uraza kumva. Icyambere ni ukumva no kureba byo kucyamara, ukumva icyo umwuka arimo akubwira, akusobanurira. Nagira ngo uyu munsi nkubwire ngo maze igihe kinini sobanura inzozi nzihuza n'inyenyeri, inzozi nzihuza n'ibicaniro bikurwanya, nzihuza n'ibintu bikomeye, ndetse nguhwereka neza ukuntu inzozi ukwiye kumenya uko uzitwaramo, n'ukwiye gutwara ibintu byawe neza kugira ngo utabashe gutsindwa ku munsi mubi w'ibyago. Rero uyu munsi wa none, kuri itariki ya none, kuri uyu mugoroba mwiza, ndagira ngo nkubwire ngo ubwo ni umugoroba iwacu, ari yenda ahandi ni mu gitondo, ahandi gusa ntawabimenya. Ndagira ngo maze nkubwire ikintu gikomeye ku buzima bwawe ukwiye kwirinda kandi ukamenya, ukagira ngo Imana igufashe. Icyambere, mu byizira bikaziririzwa, gerageza kubika amabanga y'inzozi zawe, kuko inzozi zawe ni wowe ubwawe. Kandi hari n'igihe umuntu ashobora kuzimurotorera akaba yazumvise mbere yo kuzimenya, kandi yamara kuzimenya ntibikubere byiza, ugasanga bibaye impamvu hakaba uzisobanura nabi. Nibyo birumvikana, hakaba n'utazisobanukirwa akagira rya shyari, undi akazirotera uko abonye. Ni byiza ko aho utabasha kugira ngo urangaze akawunti yariho amafaranga, uko utashyira password yawe aho ubiboneye hose ngo abantu baccessinga ibintu byawe, uko urinda phone yawe kugira ngo abantu batajyamo ngo bagire ibintu bangiza, uko ukora ibintu byawe by'umutekano wirinda wimenya, ni nako ukwiye kurinda inzozi zawe. Amen. Ugomba kurinda inzozi zawe, kuko hari uzibwira aho kugira ngo anyurwe n'uko azumvise, ahubwo akaba imwe mu mpamvu yo kurwanya ibintu byawe, bikaba impamvu kandi itari ikenewe. Rero bisaba ko ugomba kugira bwa bwenge bwo kwirinda no kurinda iby'Imana yaguhaye, no kumenya urwego rwiza Imana iguhera nk'amasezerano yayo, kugira ngo utaza gusubira inyuma ugasanga wisanze ahantu utatekerezaga, mu buryo utiyumvishaga ko byagenda gutyo. So rero ni byiza ko umuntu w'Imana agomba gusobanuka ibintu akabyumva. Icyo ngira ngo muracyumvise. Buriya urugero rwiza dufite ni urw'umuntu umwe witwa Yosefu. Ariko mbere yuko nsobanura ibya Yosefu, menya neza ko inzozi zawe nizo wowe, kandi inzozi zawe ni nacyo cyerekezo cy'ubuzima bwawe. Rero ko utapfa kuvuga ibintu byose biboneye, gerageza kwiga kugira ubwenge mu bintu byawe ukora, kugira ngo ejo utazicuza.
amagambo y'Imana ngira ngo twifashishe uyu munsi wa none ni amagambo agaragara mu mitangiriro bice 37 uhereye ku murongo wa 5 ngo Yosefu arota inzozi azirotorera bene se barushaho kumwanga. Arababwira ati ndabinginze nimwumve inzozi narose. Urumva ahantu ngo Yosefu arotorera bene se inzozi barushaho kumwanga cyane. Uko buriya ushobora kwibwira atabisobanuye ukumva uvuga ngo se nabonye ngira ko nurira indege cyangwa ibindi nubwo bitaba na byiza, ariko barushaho kumwanga cyane. Yenda reka mperehe uvuga ngo Isiraheli atonesha Yosefu amukunda birushije iby'abana be bose kuko yari yaramubyaye ashaje, amudodeshereza ikanzu ndende. Bene se bamenya yuko se amukunda birushaho ibyabo bose baramwanga, ntibajya bagira ineza bamubwira. Ariko noneho wumve ngo Yosefu arota inzozi atonesha bene se barushaho kumwanga. Arababwira ati ndabinginze nimwumve inzozi narose. Urumva ababwiye inzozi ze barushaho noneho kumwanga bongera ku byambere. Ni byiza ko inzozi zawe niyo nyenyeri yawe, nyaboneka gerageza urinde ibintu byawe, wipfa gufata inzozi uko utavuga imishinga itaragaragara, kuko nubigira gutyo inyenyeri bazayobya. Yego nta uzatwara ikimana yakuvuzeho, ariko uzakigeraho wavunitse waziritswe iminyururu wagiye mabuso nta kutagize. Kubera iki? Wabwiye abantu batari beza ukwiye ibintu byawe kandi bitagombye kuba byakabayeho. Data wa twese rero abaguha umugisha kandi akunyambikira imbaraga mu buryo budasanzwe. Agira ubabwira ati ndabinginze, we yabingingiye no kuzibabwira noneho, kandi nta n'ubusobanuro yari afite muze gukurikira. Ndabinginze nimwumve inzozi narose ngo twahambiraga imiba mu murima, umuba wanjye urahagarara urema, iyanyu imiba ikikiza uwanjye iwikubita imbere. Bene se namubaza bati ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Ni ukuri wowe uzadutwara? Izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Urumva ko barazisobanuriye. We yavuze ko yarose imibano umutima mwiza, ngiye abandi kubita hasi isigara yemye. Bati noneho batabazana ikibazo aho kwishima ati Imana ishimwe. Abati harya koko uzatuyobora? Ese koko uzadutegeka? Ngo izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga cyane. Murongo w'9 yongera kurota izindi nzozi azirotorera bene se ati nongeye kurota izindi nzozi ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubita imbere. Azirotorera bene se. Isara mu cyara amubwira ati inzozi ni inzozi iki? Azirotorera bene se ngo Isara mu cyaha aramubwira ngo izo nzozi n'inzozi iki? Ni ukuri njye na nyoko na bene so tuzaza tukwikubite imbere, twikubite hasi imbere yawe. Bene se bamugirira ishyari, ariko se ajya yibuka ayo magambo. Urumva iza kabiri azirose wese yarabitahuye, ariko nawe yigaragaza igenda nyoko tuzakwikubita imbere cyane ko nyina ataranariho n'ubundi birumvikana yarapfuye. Ngo ariko ngo barushaho kumwanga cyane no kwanga inzozi. Birakubwire ari inzozi, ari umushinga, ari ibyo ukora, si byiza kuvuga ikintu cyawe cyose uko ubibonye nuko ubishaka. Ntabwo ari ngombwa. Ugomba guhisha inzozi zawe ukabwira uzi gusobanurira, mukazisengera mu ibanga, mukazisengera bucece, ko ushobora no kurota ikintu kizagukora. Wavuga ibintu ukaba intambara. Rero kandi abahanga bo kw'ibinyenyeri mugiye mumenya ko burya abapfumu bajya bamenya amakuru yacu nubwo batagira insinzi yo kubituvanamo. So ni byiza rero ugomba kwiyubara, ukirinda, ugatekana, ugatuza, ukamenya umugambi w'Imana n'imbaraga z'Imana kuri we no kumenya uri bwerekeze ujyana ibintu. Ngo yongeye kurotora bwa kabiri ati ninarose none inyenyeri uko zinyikubita imbere, ngo Isara mu cyanga inzozi n'inyabaki.
ariko mucyashye yayimenye ngo se akajya arazirikana amagambo ariko barushaho kumwanga urunuka barushaho kumugenza kuko yavuze ibyo yarose ishyari rirazamuka noneho urwango rwikuba inshuro nyinshi cyane. Ni byiza ko inzozi tukwigisha si ngombwa ngo uvuge ikintu warose ngo uvuge ibintu byose reka tuve mu nzozi reka tuvuge si ngombwa ngo upfe kurotora inzozi warose. Icya kabiri si ngombwa gupfa kuvuga amabanga y'ibyo urimo ukora bwira buri muntu wese minsi n'umugenzi ubonye umubwira ngo nabonye inshuti ngo za bugufi reka nzibwire nabyo ntabwo ari byiza. Ni ukuba wongeye kwizirika mu kwiboha no kwibohesha rimwe na rimwe no kwisanga kuko hanze hari abaruzi hari imbaraga mbi hari imyuka mibi hari imitego myinshi ya shitani iteye ubwoba umwanzi akoreramo ku buryo ushobora gushiduka wisanze mu makuba n'ibyago utateganyaga kubera iki wamenye amabanga y'akazi kwavuza amabanga y'ubukwe hari undambagiza hari no kubatari ku bundi nta gahunda iyi n'ibiti ati hari agacu ku gacu kihariye wikababwira tuza uzubwira uzuwo muvugana uzuwo mukorana uzi byinshi uzi ukuntu watwara ikintu cyawe. Iyi si iri nk'abagome iri nk'abagambo. Rero ni byiza ko ukwiye guhisha inzozi zawe ukazihisha mu buryo bukomeye nk'uko byagendekeye bati yabingingiye kuzibabwira barushaho kumwanga bwa mbere yongera uruti za kabiri bahita bazisobanurira barushaho kumwanga cyane cyane cyane. Iyo usomye umurongo wa 12 ngo bene se bajya kuragira umukumbi w'Ishekemu Isiraheli abwira Yakuzefati bene so ntibaragiriye umukumbi Ishekemu ngwino ngutume kuri bo. Aramusubiza ati ntuma. Aramubwira ati genda umenye yuko bene so ari amahoro n'umukumbi yuko ari amahoro maze ugaruke umbwire. Nuko aramutuma ava mu gikombe cy'Heburoni. Aramubwira ati genda mu wa 14 aramubwira ati genda umenye yuko bene so ari amahoro n'umukumbi yuko ari amahoro maze ugaruke umbwire ngo nuko aramutuma ava mu gikombe cy'Heburoni agera i Shekemu. Umugabo amubona azerera ku mugasozi. Uwo mugabo aramubaza ati urashaka iki? Aramusubiza ati nashaka bene data ndakunyinze mbwira aho baragiriye. Uwo mugabo aravuze ati baragiye kuko numvise bavuga bati tujye i Dotani. Yosefu akurikira bene se abasanga i Dotani. Mu 18 ngo bamwitegera kiri kure. Ngira ngo uyu murongo wumve wo ukunda kuvuga ibyawe nzajya aha nzakora ibi nzagira gutya nzagira mbega wo ukunda kuvuga inzozi zawe n'ibitekerezo byawe kumva wabwira ibyo uzajya gukora kandi ari ibanga ryawe. Nagira ngo uyu murongo wumve utangire umenye impamvu ibyawe bipfira mu kera gati no kubera iki. Ngo bamwitegera kiri kure bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. Baravuga bati dore Karose araje nuko nimuze tumwice tumujugunye mu rwobo rw'umwe muri zacukuwe kubika amazi. Tuvuge bati inyamaswa y'inkazi yamuriye tuzamenye inzozi ze uko zizaba. Nkurikira wumve nshuti yanjye kandi numara kunyumva uyu munsi uhita ufata umwanzuro uremereye. Fata ikintu gikomeye mu mutima kandi ukimenye. Tubonye amagambo atubwira ngo bamwitegera akiri kure agihinguka akivuga bamwitegera ari kure cyane ahantu yari aherereye. Baravuga ngo reka tumwice tumute mu rwobo tuvuge ko inyamaswa yamuriye niturangiza tuburizemo ingeso umva se tumwice tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Ngahibaze rero ngibyumve yenda tureke n'iby'inzozi zisanzwe ariko ubwabyo noneho byonyine gusa kuba uyu munsi wa none ushobora kuba wowe ubwawe wavuga ibintu byawe ugiye gukora. Yenda turetse iby'inzozi cyane ntabwo ushaka ko tubitindaho ariko ntureka no mu buzima busanzwe ni gute wavuga ibintu byawe ukabibwira umuhisi umugenzi utambutse wicaye uhagaze utavuga nuvuga bose ukababwira ibintu byawe uko ubyumva n'uko ubishaka ko iki kintu tumva ko gikwiye kwitondera ukagisobanukirwa. Kuki wumva kutangwe guceceka ngo reka bavuga ngo bamwitegera kiri kure
bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. Baravuga bati dore Karose araje, nuko nimuze tumwice tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubaka amazi, tuvuge tuti inyamaswa y'inkazi yamuriye, tuzamenye inzozi ze uko zizaba. Urumva niho nkubwira ngo burya inzozi nizo wowe, inzozi ni inyenyeri. Urumva bagiye kuzimya inyenyeri ye, bagiye kuzimya ubutware bwe, bamwishe. Intego ari ukugira ngo batitaye ko ari murumuna wabo, batitaye ko ari bavukana, batitaye ko abagemuriye ajyana ibyo kurya, yavunitse, yabashatse arababura, ariko nyine ariho baherereye, ariko bamubonyeho kugira ngo bamurebemo impamba bazaniye, ahubwo batekereza kumwica akiri kure, kuko bamutema urwobo nk'inyamaswa yamuriye, ngo bityo ngo barebe umvira ijambo, tuzamenye inzozi ze uko zizaba, bazasobanukirwe, bazamenye ngo zagenze gute, zabaye gute, inzozi ni izahehe. Urumva ni ikintu kiremereye, ni ikintu kigoye kucyumva. Havuga ati tuzamenye neza ni ibiki bye, bimeze bite, bihagaze bite, turashaka kumenya inzozi ze tuziburizemo. Uko niko abantu bajya baburizamo inzozi zawe, bakazirwanya, bakazihagurukira, bakazimenesha, bakazivangira, bakazibuza uburyo. Bisaba ko ugomba kwitonda mu gihe tukubwiye ngo inyenyeri zirinde, ni inyenyeri zawe, rinda gahunda yawe. Bigusaba iki? Birasaba ugomba kumenya ubwenge, ukagera kure cyane hashoboka, kugira ngo umwanzi atazigera kwinjirira byatuma arwanya amasezerano. Ngo harihe ngo tumurebe. Ubu hari abantu ubukwe bwabo bwaburijwemo kubera ko barabuvuze, hari abantu amazu yabo yahombye. Ni byinshi abantu bagiye batakaza, kuko wabuze ubwira ubonye, kandi ubonye si uwo kubwirwa. Wabuze usanga ubonye, uwabwiye nawe yagutanga hatariho. Ibyo byose byabaye impamvu kugira ngo bikwambure inyenyeri yawe. Nkuko nakubwiye ngo buri gihe inyenyeri igaragara nk'inzozi, kuko inyenyeri bihishe ariyo kugira ngo ubashe kugira ngo ubeho kandi ubashe kugira imbaraga. Bivuze ngo wowe ikintu cya mbere ukwiye kumenya nuko inyenyeri yawe ukwiye kuyirinda. Inyenyeri yawe ukwiye kuyirinda. Rinda inzozi zawe, ziba ari nziza, ziba ari mbi, zirinde, kuko niba ari mbi bazazikoresha, niba ari nziza bazakurwanya ntibikugereho. Menya uwo uganiriza, menya uwo ubwira, menya ibyo uvuga, menya aho bivugira, menya icyo ukora, menya uburyo ubikoramo, menya uko witabara, menya uko urwana urugamba. Hagarara ushikame, wumva ugeze kure mu kumva ko ukwiye kurinda inzozi zawe. None se ibyo wavuze byarabaye? Nta bantu babwiye gahunda ufite, hari uko bayikuyemo. Wabwiye ko se ushaka kuzakora ibi n'ibi, byarakunze. Ntabwo wibuka abantu babwiye amabanga y'ibyo watekerezaga, ntuzi ko byakunaniye, Satani akakurwanya bikanga. Ni byiza ko abantu tumenya kubika. Wowe ubwe niwe ndimo ngira inama. Wipfa kuririmba ngo nzacuruza, nzagira gutya, ngo hari agacungo, hari ubukwe. Nta gusengera, ntimunasanganywe. Usibye ko n'uyu munsi ubona n'abagusengera nabo ntabwo uzi icyo bahatse mu mitima yabo inyuma. Abagusengera ntuzi icyo bahatse mu mitima, ntuzi icyo barimo mu mitima, ntuzi icyo bapanga mu mitima, ntuzi icyo bavuga mu mitima. Rero ko utabasha kureba umutima w'umuntu, ni nako wagombye kwifata. Ntihagiye gutera impamvu yo kumva wajya kure y'Imana. Data wa twese akugire neza kandi uhabwe umugisha n'Imana. Ndakwingingira kugira ngo urinde. Bareba Yosefu ntibita ku mpamba azanye, ntibita ku kibatereka, tumwice turebe amaherezo y'inzozi ze. Reka tumwice, tubihanagure, tumenya tuhagiye gusaba akazi hano, reka tuhamusebye, yavuze ko agiye gukora iki n'iki, reka tumwitambike imbere, yavuze ko agiye kugura inzu, reka ugasanga buriye, kubera ko ijambo ryakuvuyemo, kandi ijambo ari ryowe. Niyo mpamvu umwanzi iyo ari ijambo ryiza ararirwanya kudasohora, iyo ari ijambo ribi bararikoresha kugira ngo bange izina ryawe. So bagatwara ya nyenyeri yawe, rero bagatwara ya masezerano yawe, bagatwara ya magambo meza, bagatwara ikibazo cyiza cyawe, bagatwara ibyo kuba wakabonye, ukisanga buri gihe uri mu makuba n'ingorane mu kaga kandi uri kurira bitakabaye ngombwa. So rero Imana igushyigikire kandi Imana igufashe. Robeni arabyumva, aramubakiza, arabwira ati twe kumuhwanya, kandi ati kandi mwe kuvusha amaraso, ahubwo mujugunye muri urwo rwobo rutagira iki, ruri mu butayu, ariko amaboko yanyu ye kumubaho. Uko ari ukugira ngo amubakize, amusubize se. Yosefu ageze kuri bene se, bamwambura ya kanzu ndende, baramufata bamujugunya muri rwa rwobo, kandi rwarimo ubusa, nta mazi yari arimo. Bicazwa no kurya umutsima, bubuye amaso babona, bakimubona bahita bamwambura ikanzu, bamujugunya muri rwa rwobo. Bavuga ati mwimwica ngo muhwanye, mureke tumuteme muri rwa rwobo, ngo yagira ngo abone uko aza kumukiza akamusubiza se.
burya mu bugambanyi ntihabura ukurengera, ariko ngo bamwambura imyambaro ye, barangije kuyimwambura bamuta mu rwobo rutagira amazi, rutagira ikintu namba, urwobo rutabasha kumesa. Ahantu hatari amazi turabizi ku isi yose ko amazi ari ingirakamaro. Burya ibiryo wabibura ukanywa amata ukanywa iki, ariko iyo amazi yabuze ubuzima burahagaruka. Amazi ni byose, amazi nakora hose. Urumva rero by'ukuri mu rwobo rutagira amazi, barangije kurumutamo ngo barasohoka. 25 ngo bicazwa no kurya umutsima, bubuye amaso babona itara ry'Abishimayeli bavuye i Galeyade, bagenda bafite imingamiya zihetse imibavu n'umuti womora n'ishangi, babijyana mu Egiputa. Yuda abwira benshi ati, kwica mwene data no guhisha amaraso ye byatumarira iki? Nimuze tumugure na bariya Abishimayeli, amaboko yacu ye ku mubaho, kuko ari mwene data, tukaba akara kamwe. Bene se baramwumvira, bahita Abamidiyani batundaga bakurura Yozefu, mukura muri rwa rwobo, bamugura n'Abishimayeli ibiceri by'ifeza 20, bajyana Yozefu mu Egiputa. Robeni agarutse kuri rwa rwobo basanga Yozefu ntarimo, ashimura imyambaro ye, asubira kuri bene se, arabwira ati, umwana ntakiriho, nanjye ndajya he? Bene data yakanzu ya Yozefu babaga isekurume y'ihene, binika ikanzu mu maraso yayo, bayohereza yakanzu ndende, bategeka ko bayijyana kwa se, bamutumaho bati, twabonye imyenda, none umenye ko yaba ikanzu y'umwana wawe. Urumva bashatse kuburizamo za nzozi, bamugurishije n'ikintu Abishimayeli. Ishimayeli nawe muramwumva, agomba kuvukana na Isaka, murabimenyereye. Ngo barangije bamukuramo ibintu byose, baramujugunya, baramuta. Bamaze kumukoresha ikintu gikomeye, ugomba kumvira ijambo riraremereye kurisobanukirwa. Ngo barangije baramugurisha n'Abamidiyani, bamujyana mu Bishimayeli. Ibiceri 20, bafata ikanzu basiga amaraso, bica ihene. Ibyo nkubwira, batanga igitambo kibi, ngo bavurugutamo amaraso barohereza, maze umusaza yemezwa n'amaraso y'ihene, ariko Yozefu yari agihari, yari akiriho. Ibi byose biturutse kuki? Nuko yabarotoreye inzozi, bakarushaho kumwanga, akabwiriza kabiri na saka mu cyari ku mwana ntabyumve. Urumva baramuguje, baramutanga, aragiye ngo bagiye kuburizamo iki? Inzozi ze. Ariko Imana ikomeza kubana nawe. Navuga ngo abantu bakwambura icyo baguhaye, abantu bakwambura icyo bakuye ku mugisha, ariko ntibakwambura umugisha w'Imana, ntibakwambura icyo Imana yakuvuzeho, ntibagukuraho amateka meza, ntibagukura imyana yakuvuganye nawe. Ni byiza no kutuza, nubwo yagiye, ariko urumva iyo atavuga, nakugira inama ngo ceceka, inzozi zawe zigira ibanga, wigira ubipfa kubibwira. Ukuhisha umubare wa password ya telefone, ukuhisha umubare w'ibanga muri banki, ukuhisha ibintu byose, gerageza no kubika inzozi zawe mu gihe zaba ari mbi. Ceceka ko ntuzi ko zisobanura, ashaka kugufasha zisobanure, wibwire everywhere. Umuntu utazi tuza, na bose nta mpano bagiraga, ariko barabiketse, zari zisobanuye, kuko bumvise umubaye kubisa imbere tuzatuyobora, nyene n'ukwezi maze nabwo uzatuyobora. Byose barabyumvisha kugira ngo sa mu cyaha. Rero ni byiza ko mu Bukristo bwacu ntabwo ari ubugome guhisha ibintu byawe, ntabwo ari ubugome kutavuga amabanga yawe. Rwose ni ibintu byiza cyane, barankubwiza ukuri no kugira ibanga ry'ibyawe, burya urimo urwana intambara nziza. Uko ibyawe byambiye hanze ku musozi, ni nako abanzi bakurwanya baba benshi cyane. So rero ni byiza ko witoza kuba uretse kuvuga ibintu byinshi mu kubaho kwawe, ukagerageza kugira ngo uti ibintu ndimo mvuga bizagarukira hehe, nagira ngo unyumve cyane uko bimeze. Burya iyo uhisha inzozi zawe nizo wowe, nibyo bitekerezo, kandi niho uzanagera. Ariko uko ukomeza kuzivuga no kuziririmba, ukomeza kuzitera hejuru uzibwira umuntu wese, ni nako ugenda wishyira mu kaga kadashira, ndetse mu ngorane ziremere, ukisanga ugeze kure hatari heza, bityo ukisanga ufite uburemere bugoye ku mutima, ugasanga ntibikikubereye byiza nko wabyifuza. Ni byiza ko mu kubaho kwawe, ikiganiro cy'uyu munsi nubwo ari audio, ndakubwira ngo please
please mbabarira, ntugapfe kurota inzozi zawe uko wiboneye, ntugapfe kuvuga ibintu byawe uko wiboneye, ntugapfe kubwira imipango utegura uko wiboneye, kuko mu bubwira hari nk'ibice bine. Hari igice kidashaka kubyumva, hari ikibyumva kikazaguseka, cyumva kikazakurwanya, hari n'ikizumva ngo baguteza abandi bantu bagaca mu nzira. Hakaba agace gato k'abantu bazishimiye kugera, ariko wamenya ari bande, wamenya bameze bate, ko twese turi abantu, kandi ko nta muntu uri mu mutima w'umuntu ari Imana ihazi honyine. Ubundi kujya kujonjora ngo mbibwiye nta kibazo, ubundi wabitse inyenyeri yawe, wahisha ibanga ryawe, wahisha ibyo ukora, wahisha ibyo utekereza, bakabona igikorwa ariko batamenye plani zawe. Ikibazo ni ikihe? Hisha ibyawe, bigiremo ibanga, nta mpamvu yo kwiteza isi no kwihuza n'ibibazo. Hoya komera ushikame, wambara imbaraga kandi utera imbere. Umugambi w'Imana uze kuri we mu buryo bukomeye. Kubera iki rero nakugira inama ndi gusoza ngo data wa twese akurinde. Rinda ururimi rwawe kurusha ibintu byose birindwa, rinda umutima wawe kurusha byose birindwa. Menya kubika ibanga ry'ibyawe, menya ngo nasenganye n'akana katwasenganye, ariko wijya mu bindi bintu birebire byo ku ruhande ngo urumva ngo narose. Hari igihe uzazirotora wikurura akaga, uvuga ati ni kanaka Ntambabazi, usanga yego ntibizabuza ko zisohora, ariko rizakubabaza. Ni ukuri ntibuzabura ko risohora pe, kuko yagusezeranye ntabwo ijya ibeshya, n'uwakurwanya ntabwo yakwiye icyo Imana yakuvuzeho. Ariko rizasohora ryakuvunnye, rizasohora watabagaye, rizasohoka warushye, rizasohora umaze kuba nk'umusazi mu mutwe, rizasohora wararwaye ku buryo bukomeye. Kubera iki? Nta yindi mpamvu, nuko umwanzi Satani yahagurutse kurwana nawe, ndetse no kugira ngo ameneshe ibyawe mu buryo budasanzwe, bityo wisange mu gihombo kiremereye cy'uko wasohoye amagambo. Rero ni byiza kugira imbaraga mu bitekerezo, guceceka no kugira n'inama nakugiraga, uyumvise byakubera byiza, n'utayumva nyine nawe uzabona ingaruka. Gusohora byo bizasohora, ariko bizasohora ubizicyuye kandi urwanya intambara ndende, byatumye aca mu minyururu hose. Imana iramurinda ariko aratabaruka. Turagushimye data wa twese uhoraho, turakunezerera Imana y'amahoro. Buri wese umwami umugisha n'umutabara umurengere, umuhe kugira ubwenge no gutekereza ibyiye neza mu buryo bwiza, kandi amahoro yamuzeho cyane. Ndagushimiye ko byumvise, ndagushimiye ko bikoze, ndagushimiye ko bitunganije. Komeza ubagire byose neza ahantu hose, bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndabashimiye cyane, mukomeze mukore comment, share and like, kandi nuko mwiyandikishe muri abantu bacu. Imana ibahe umugisha, muhaye muronke, mugubwe neza, umugambi Imana bazeho cyane byo mukora, bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta kandi agira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Ubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze.